turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Imana ibaho umugisha. Tugiye kurebera hamwe uburyo Imana yagiye yita ku shanga ryayo na bugingo n'ubu ngubu nk'abadivantisi umunsi wa karindwi natwe ikaba yaratugize ishanga ryayo ubwoko yaronse. Noneho rero turebere hamwe uburyo ari ifatanya mbere kudushaka uhereye kuva mu Edeni kugeza na bugingo n'ubu ngubu igenda ishakisha uburyo bwo kutwigisha no kugira ngo itwereke uburyo dushobora gutsinda. Mbere ya byose rero katubanze tusenga Imana. Urakoze mucunguzi mwiza, umwami Imana ukiranuka, tugushimiye uburyo watubanye uhereye kuva kera kose kugeza umunsi wa none, utarakunze ko umwanza turimbura ahubwo ugakunze ukaduhamagara amazima uhererwe icubahiro. Tugiye kugushakashaka mu byanditswe twiga ku ijambo ryawe. Ngwino utwigisha uko ari we mwigisha w'umuhanga, kandi umwuka wawe wera azadusobanurire kandi atugeze ku ntsinzi kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugiye kurebera hamwe amagambo cyangwa se ibyanditswe byoro uko bitubwira uhereye kuva ku bwoko bw'Isirayeli, uburyo bwagiye bwigishwa n'umwami Imana rimwe na rimwe bugahindura, ndetse kubera ko mwene muntu yamaje kwihindura cyangwa se guhinduka, uyu munsi wa none agasa naho atagikeneye kumva ko akeneye inkunga y'umwami Imana. Turebye kuri Aburahamu nkuko ibyigisho byo muri iki cyumweru gishize bitubwira, aho batubwira amahanga, bakongera bakatubwira amahanga igice cya kabiri. Ku gice cya mbere batubwiraga amahanga harimo Aburahamu uburyo yemeye gukorana n'Imana akava mu gihugu cy'akaja mu kindi. Ku gice cya kabiri batubwiramo Daniyeli, igice cya kabiri n'igice cya karindwi, aho Daniyeli ibihe byose yagiye agishwa inama, ubundi nawe akagisha inama Imana. Noneho ku gice cya karindwi aho yafashe umwanzuro wo gusabira ubwoko bwe, ndetse n'igihe yasobanurirwaga ibyo umwana w'Imana uko azagenzwa, nyuma Daniyeli akaza gufata umwanzuro wo kubana n'Imana nk'uko n'ubundi yarabigenje uhereye mu gice cya mbere. Rero natwe uyu munsi wa none iyo twongeye kwitegereza ibyanditswe byera nk'uko nanone rya shanga ryari rimeze, twongera kubasangamo nanone uburyo bagendaga bigaragambya basa n'abadashaka gukorana n'Imana, ariko Uwiteka kuko ari umuhanga, Uwiteka kuko yari yaradukunze, natwe uyu munsi wa none iyo tumaze kumva iryo jambo tukaryakira, duhita twibona mu bacunguwe. Tuza kubonamo Mose igihe yavaga mu ishanga, igihe bavanaga ubwoko bw'Imana mu Egiputa, igihe yavanaga ubwoko bw'Imana mu Egiputa, aho banyuze mu gihugu kimwe cyitwa Abamaleki, nuko noneho Uwiteka aramubwira ngo nahatere, noneho kwari ukwambukanya muri icyo gihugu, ariko Abamaleki babimye inzira. Mose ahabwa umuco ko agomba gusubira inyuma, aragenda. Igihe kigeze amaze kubona igihugu cyabo cy'isezerano, noneho nibwo bisabiye umwami nk'uko twabibonye kare mu migisho. Igihe bisabiraga umwami, Uwiteka yafashe iya mbere yo kubaha umwami nk'uko bari bamusabye. Turareba mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 15, igice cya 15 umurongo wa 3, twumve uko hatubwira. Umurongo wa 3 haratubwira ngo ubwo aya magambo yabyirwaga Sawuli igihe yaramaze kuba umwami wa Isirayeli, none genda urwanye Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana n'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Imana iki kintu yari igikoze ishaka guhorera ubwoko bwa Isirayeli kubera ko Abamaleki bari barabimye inzira. Noneho aho kugira ngo Sawuli iki kintu agikore nk'umwana w'umuntu, kwa kundi tugenda twiherezaho ibyiza, kwa kundi tugenda dushaka noneho guhinyuza iby'Imana duhaye, rimwe tukavuga ko ari Imana yabidutegetse kandi ntabyo yigeze dutegeka,
ku murongo wa munane nuko w'ico gice nuko baratubwira ngo afata mpiri umwami wabo Agagi arimbuza rwose abantu bose inkota, ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibinduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose ciza banga kukirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba arico barimbura rwose. Uko siko Uwiteka yari yamutumye. Twibukirane ko kuko aba bantu basuzuguye ubwoko bw'Imana, muri make basuzuguye Imana yashaka kubarimbura ngo none n'ico gihugu ubwoko bw'Isirayeli burangize bugende bugiture. Ariko Sawuli kubwo gukunda ibintu arangije ataba umwami Agagi w'Abamaleki, aramutabarangiye kumutabarana n'ibyo byose, maze aramuzana mugira umunyagano, amuzana mu gihugu cye. Igihe cyarageze Samweli araza n'uburakari bwinshi, agisanga Sawuli maze aramubwira ngo nakoze ibyo wantumye rwose, n'ubwibone bwinshi, nakoze ibyo wantumye rwose, ibyo Uwiteka yashakaga nibyo nakoze. Nuko Samweli aramubwira ngo ibyo numva ni ibiki biri guhogera, ibyo numva ni ibiki biri gusakuza. Aramubwira ngo abantu babonye abana b'intama beza, babona inka nziza, babonamo abakobwa beza, babagirira impuhwe barabarokora. None se ntitwakoze neza? Muri make bashaka gufasha Imana kugira imbabazi. Uko niko Sawuli yirase yishongora, ariko Samweli aramubwira ngo ibyo wakoze si byiza. Noneho arangira aramubwira ati mpamagarira Agagi umwami w'Abamaleki aze hano. Ibyo tubisanga ku murongo wa 32 kugeza umurongo wa 33. Ku murongo wa 32 haratubwira ngo maze Samweli aravuga ati nimunzanire hano Agagi umwami w'Abamaleki, kuko Agagi aza aho ari akimbagira, aravuga ati erega intorezo n'urupfu ziracitse. Samweli aravuga ati nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore imfusha, niko na nyoko azaba imfusha mu bandi bagore. Ngo maze atemagura Agagi, arangiye kumutemagura ashira hariya. Sawuli ntiyigeze arebera ku ico kintu ngo yihane, akomeza kwigira ukundi kuntu. Turi buze kureba uburyo Uwiteka yaje guhana ubu bwoko akaburimbura, maze igihe kigeze katuje muri Esiteri igice cya 3 umurongo wa 1. Esiteri igice cya 3 umurongo wa 1, turebe uburyo uyu mugabo Sawuli yarakoreye ubwoko bwe ishano bw'Abayisirayeli uko yaragiye kuburimbuza. Maze ku gice cya 3 umurongo wa 1 muri Esiteri ngo hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamadati umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abandi bagaragu bose baja hasi y'umwana w'umwagagi w'Umumaleki. Umumaleki twibukiranye ngo ubu bwoko bwa Isirayeli bwari bwaragizwe abanyagano. Ahasuwerusi niwe wabayoboraga mu ico gihe, niwe wayoboraga ico gihugu cyabo cy'Abakaludayi ico gihe. Maze barangije uyu mwana ariga ararangije amashuri ye yose yo hejuru, maze atona ku mwami Ahasuwerusi mu Bukaludaya. Ahasuwerusi arangije amugira umutwaro ukomeye cyane. Ubwo yamaraga kumugira umutwaro ukomeye cyane, ku gice cya 8 tuhasanga Moridekayi yanze kumupfukamira.
tuhasanga intwari Moridekayi bwenga kumupfukamira akamubwira ati dupfukamira umwami wenyine data wa twese, ntabwo tujya dupfukamira umuntu rwose, ntibikabeho. Hamani amakuru aza kumugeraho, Amani ararakara. Twibukiranye ngo Amani uyu nguyu Ise yatemaguwe na Samweli mu gihugu cya Isirayeli, amuhoye ko yakagombye ko yarapfuye n'umuryango we wose n'igihugu yarayobora cyose, kuko banze guhiganira ubwoko bwa Isirayeli ngo butambuke mu gihugu Kanani. Amani amakuru yose arayazi. Amani wari warize amashuri menshi, Amani wari usobanukiwe, Amani akaza kubona ko ubwoko bwa Isirayeli bwabaye abanyagano mu gihugu cye, none hagiye kuyobora. Uburakari buramufata. Moridekayi w'umunyagano w'umuyuda niwe banze kumfukamira, atuma abantu ngo bagende bamwinginge Moridekayi ahari yisubireho. Moridekayi byarananiranye, birangira Moridekayi ashingiwe igiti cyo kumanikwaho, ndetse n'ubwoko bwe bwose akaba buzaniye ibibazo. Twibukiranye yatumye kuri Esiteri amubwira ngo ahari cyakugejeje aho ngaho ibwami ukaba umwamikazi, kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki. Ariko Moridekayi amateka ntayazi iyo ibyo Sawuli yakoze, kuko twibukiranye igihe Abakarudeya bateraga mu Isirayeli, barateye ntabwo barobanuye ubwoko, abo basanze bose barabazanye, kandi aba bantu bari abanyagano mu gihugu cya Isirayeli. N'uyu Amani Namani nawe yari umunyagano mu gihugu cya Isirayeli. None igihe babagiraga abanyagano bakabazana, n'uyu nawe baramuzanye. Noneho atona ku mwami, umwami amwitegereje yumva rwose aramukunze, arangije amugira uwa kabiri ku butegetsi bwe. Aba bana rero basanzwe bazi ko Abayuda babahatse, Abayuda bagize gute, ndetse Samweli niwe wishe se. Ibyo bintu Amani biramubabaza, bimurya mu mutwe, uburakari burazunga, areba n'ukuntu ako kagabo k'akanyagano gashaka kumutegeka, gashaka kumusuzugura. Yongeye kunsuzugura bwa kabiri, n'undi we baradusuzuguraga mu gihugu cyacu, mu gihugu cyabo, kuko bari baratugize abanyagano wabo. None ntukira abanyagano, ahubwo twaje hano mu Bukarudeya, none nanjye mpawe intebe. Twibukiranye Sawuli yakoze ibyo Uwiteka atashakaga, nkuko nanone baraba Maleki nabo bari barakoze ibyo Uwiteka atashakaga. Akiza abantu b'Uwiteka arashaka kurimbura, ngo ndetse n'icyo gihugu baje kugihindura bari bagenda bagiture. Amakuru Amani arayafite. None abonye igihe yaragiye atona ku mwami, aramubwira ngo nyagasani, hari umugabo w'umunyagano witwa Moridekayi, ntashobora gupfukamira, ntashobora kugupfukamira, ntashobora no kukuramya, ntashobora no kumva n'ibyawe, aba hariya ku irembo. Amakuru amaje kuyageza ku mwami Ahasuwerusi, ariko ntakamenye ngo Ahasuwerusi afite umukobwa w'Abayisirayeli ari we Esiteri. Ahasuwerusi aramubwira ngo genda ukore icyo ushaka k'uwo mugabo w'umunyagano, ntagusuzugure, genda ukore icyo ushaka. Amakuru arazwi cyane, yihuse mu buryo bukomeye, atangira kugisha inama bagenzi be, baramubwira bati fata igiti ugende ukibambeho uwo mugabo, akimanikweho kibe inkozasoni, kandi urangize uhita usaba ko ubwo bwoko burimburwa. Bigaragara ko abantu bamugiraga inama bose bari abantu bakomoka kuri Agagi, wa wundi wari umwami w'Abamaleki, bari Abamaleki. Umugore aramubwira ati genda ubikore vuba vuba byihuse. Umwana w'umuhungu yihuse nk'umusirikare aragenda arabikora, arangiye kubikora ahita afata impapuro azandikaho ngo afata kashe cyangwa impeta y'umwami, atera kuri za mpapuro zikwira igihugu cyose ko ubwoko bwa Isirayeli bwose bugomba gupfa, aha buri hose, buri gace kose barimo. Moridekayi nk'umuntu washikiranaga n'Imana, nk'umuntu wari waranze imigambi ya mwene muntu, nk'umuntu wari uzi igitambo cy'umukiza ugiye kuzavuka, byari bimuri mu mutima. Nubwo yari umunyagano wasengaga buri munsi kandi akumva,
abonye senze amasengesho menshi atumviswe, atumiza ku mukobwa we Esiteri, nawe afatiraho umwanzuro ku gihe kidakwiriye kidasanzwe, aragenda asanga umwami. Igihe yasangaga umwami, kuko Uwiteka yari yamaze kumusiga amavuta atumye akundwa, Esiteri yemerewe n'umwami kumuza iruhande, amusaba ko afite inkera yakagombye kuzanamo n'umukozi we cyangwa se umugaragu we akunda Hamani. Bwarakeye biraba, nuko umuja w'Imana Esiteri atangira kuvuga amagambo ye. Igihe yatangira gusobanura amagambo ye, umwami yaramukunze cyane, aramukundwakaza. Esiteri nk'umunyabwenge arongera asaba undi munsi, kuko yari yamaze kugaburira umwami yanezerewe, yagaburiye abakozi be babandi b'ibisonga bya hafi banezerewe bishimye, bituma Amani atamenya umugambi uriho. Aragenda abwira bene wabo ngo n'umwami kaza arankunda, kuki ntakora icyo nshaka, icyo ngomba gukora? N'umwami kaza akoze iki? Arankunda. N'umwami arankunda, ntacyo nshobora gusaba umwami ngo akinyime. Bati rero fata igiti gishinge hano, urangiza uje gusaba agatwe ka Namani. Ubu yakugabije abayuda bose, noneho nurangiza kwica Namani, kuko bigaragara ko asa n'ari umutware wabo, nabo urabazana ugenda ubamanika abari hafi. Nurangiza kubamanika, wongere igihugu cyose, abasirikare barimo, abategetsi barimo, ba nyumba 10, ba executive n'abandi bose, bice umuntu wese witwa ko ari umuyuda. Isaha yari igeze ngo umubwiriza umwe yaravuze ngo agukiza wagezemo. Abayuda baratawaye barasubizwa, kuko bageze nyuma buri muyuda wese aho yarari ategeka kwambara ibigunira, agasenga, agapfukama, agasenga ku bwa Esiteri. Amasengesho y'impuruza ageze ku Uwiteka. Uwiteka arangije anyuza ubwenge n'ubuhanga n'isura nziza ibonerana muri Esiteri. Esiteri arongera ku munsi wa kabiri umwami yamuhaye, nibwo yaje aramubwira ati erega mwami, ndi ubwoko n'ubu, ariko agahanga kanje kasabwe ngo kicwe. Umwami yumvise ko agiye gupfakara, umutima urababara. Umwami Imana amuzanamo igitekerezo cyo kumva agomba kurengera umugore we. Yarasohotse mu kugaruka ngo ava mu mirima ye, ibyanditswe biratubwira ngo yasanze Amani yaje apfukamira imbere y'umugore we, ngo ndetse agapfukamira no kubisasiro biraho ngaho uruhande rw'uburiri bwe. Nuko ngo umwami arababara ati noneho ugenda kumfatira umugore. Nuko aramutanga, amaze kumutanga mbere, ariko hanyuma muri iyo minsi y'umwami kazi yari yatumiyemo Amani n'umwami, ngo umwami yari adasinziriye, ibitotsi birabura, kuko yabona ubwiza bw'Uwiteka bwamurasiye bumwereka, cyangwa se bushaka kumuhishurira ikibi kigiye gukorerwa ubwoko bwe, ishanga rye. Nuko arangije ngo abaririmbyi be, ababyinnyi be n'abandi bantu bazana ibyo kushimisha umwami baje, arababaza ngo munsomere mu gitabo cy'amateka y'Ubukaludaya. Barasoma, babagoye ku magambo avuga ngo Moridekayi yakijije umwami ubwo yaragiye gukorerwa kudeta, ubwo yaragiye kugambanira, ubwo yari yagambaniwe ngo yicwe. Ati muhagarara aho ngaho, muhagarara aho, numvise amagambo nkoze ku mutima, muhagarara ngo mubanze munsobanurire. Moridekayi ni muntu kibatari ari harakwiremba. Moridekayi harica hari yaba yarishuwe ku nyiturano y'ibyo yakoze. Bati ntawe, ahubwo aba harakwirembo kuri gate. Ninde urango mu mbuga? Bati Amani ni uri mu mbuga. Mumumpamagarire.
twibukiranye ngo Esiteri yari yabatumijeho bwa kabiri, atangira nanone kwisobanura. Igihe atangira kwisobanura, umwami aracyafite bwa burakari. Noneho ku munsi wakurikiyeho kandi umwami yitegereje mu mutwe we, mu bitekerezo bye, akurikiye n'amagambo amaze kumusobanurira, nuko ngo arangije, nuko aravuga ati munzanire Amani uwo nguwo uri mu mbuga. Amani baramuzana. Ubwo yageze mu nzu, umwami aramubaza ati uwo umwami akunda cyane mugenzi ati, yarazi ko ari we ukundwa cyane, yarazi ko ari we ntoni, kuko yari yambaye ikanzu y'ibwami, kuko yari yarahawe ifarasi y'umweru yiruka cyane ngo ashobore gusohoza ubutumwa bw'Imana bw'umwami. Nuko Amani aravuga ati uwo umwami akunda cyane, amuha ku myenda ye myiza y'agaciro, akamugendesha ku farashi ye nziza ya yindi y'umweru. Nuko umwami aramubwira ati bari kugenzereza Morodekayi. Morodekayi yatumijweho ku irembo, ashirwa ibwami, aja mu gikari mu rwego rukomeye, arazamurwa mu ntera, aho yaragiye kubambwa arabamburwa, ahubwo yicara ku ntebe y'icubahiro. Ubwo Esiteri yamaraga gusobanura ko agatwe ke kagiye kwangirizwa, ndetse ugiye kumwangiririza akaba ari Amani, umwami imibereho ye yose yahise yongera kwitegereza Esiteri, yongera kwitegereza Morodekayi, maze ubwiza buramusaba, imbabazi ziramusaba ku muryango we ukomeye guco, bene ako kageni umusasira, basebukwe baramube. Ahari bisa naho ari nka cya gihe Yesu yarageze Golgota ku musaraba. Nuko ubwo yari ikora umusaraba, Petero yaramubwiye ati nyagasani, mbese ntabwo dushobora kurwana. Afata ya nkota ararwana. Yesu afata ugutwi kwa wa mutambyi, kwa wa mwana w'umugaragu w'umutambyi, agusubiza ku gutwi kwe. Petero uburakari baramufata, bumufashe nibwo yirukaga aragenda aja guhunga, kuko yarabonye ko ari kurengera atamwitayeho. Ahari nje nawe dushobora kuba tumeze nk'uko Amani ico gihe yarameze, nk'uko Petero kiriya gihe yarameze, tutumva ko hari abandi bashobora gukizwa. Amani umwana wa Agagi, isaha irageze, umwami none hatanze itegeko, atanze itegeko ko igiti yari yamaje kwiteguraho Morodekayi, Abayuda bamufata akaba baje kukimumanikaho. Amani ashobora kuba yarafite agahe ko kwicuza, yirukiye mu rugo ababwira ibyabaye, maze barangiye baramubwira bati ubwo umwana w'Umuyudaya yamaje kumenyekana ibwami, ibyawe birashize. Abagomba kujya kumufata, kuko isaha yari igeze, baragiye baramufata, baramuzana bamanika kuri cya giti cye mu mbuga ye, baramurangiza n'umuryango we wose barawurangiza. Dusomye muri Esiteri igice cya 9 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo babagiraho ububasha ku banzi babo. Kuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza, kuko amahanga yose yari yabatinye. Maze ubwoko bw'Isirayeli
wahabwa umunsi wo kurimbura aba bamaleki, nubwo mbere bari babanjiye kuba abatware mu Bukaludaya. Isaha igeze barabafashwe hereye kuri Amani umwana wa Agagi wa wundi wari umwami w'abamaleki kera mbere ku gihe cya Sawuli. N'abasekuruza bari baranze ko abayuda batambuka. Uyu munsi abari mu Bukaludaya bose, abari mu bihugu byabo bose aha bazengurutse, uwitwa ko ari umumaleki wese bamugira inkumbi, bamucura inkumbi. Baragiye barica barimbura nk'uko Uwiteka yari yarategetse Sawuli. Igihe cyari kigeze ko noneho barimburwa, barimbura nk'uko Uwiteka yari yarategetse Sawuli. Icyo Sawuli atakoze, ubwoko bwa Isirayeli ku gihe cya Moridekayi cyarakozwe, nuko ubwoko bw'Imana burongera bubona umudendezo. Maze batangira gukora iminsi mikuru, kwishima, kunezerwa, kuko bacitse ingoyi y'umwanzi, kuko barokowe inkota yari igiye kubarimbura. Mbese ahari nje nawe, iyo twibutse gupfa kwa Yesu Kristo, tujya twibuka ko inkoni yakubiswe kuri urya munsi, ibiboko yakubiswe kuri urya munsi, gucuzwa imyenda, gucirwaho amacandwe, kumanikwa igorogota ku musaraba. Tujya twibuka ko wari umunsi wacu. Mbese yakubwiye ngo nunyizera uzajya ku giti cy'ubugingo, iryo jambo uriha agaciro. Sawuli yagombaga kuramba ku ngoma ye iyo aramuka akoze ibyo Uwiteka yamutumye, ariko kubw'ibyo ingoma yarayinyazwe nubwo ari umwami wa mbere wa Isirayeli, kubera ko yarazi amateka y'abamaleki barimbura ubwoko bwa bangira ubwoko bwa Isirayeli gutambuka, bwo akagerageza no gushaka kubica, ariko we yahabwa kubarimbura ntabarimbure, ahubwo akanyaga y'imitungo n'ibiki byose. Igihe cyarageze rero, natwe Yesu atugirira ubuntu. Bya bintu byose yaratubwiye kwanga byaratunaniye, atuzanira insinzi yabaye igorogota ku musaraba, handi yamenekeye amaraso, hahandi yadusabiye ari mu gashamba ka Getsemani, agasohoza gutsinda kw'igorogota ku musaraba. Reka ibyiringirwa byanje, icyizere cyanjye, reka gukomera kwanjye ngukeshe Kristo Yesu. Nk'uko aba bagabo Moridekayi n'umukobwa we Esiteri na bene wabo bose bapfukamye bagasenga, bakongera bagasubizwa ubwiza bw'Imana mu gihe cyose bari bamaze bari mu bunyage, bakongera bagahabwa kongera kurokorwa. Amagambo asa n'aheruka hano aratubwiye ngo ku gice cya 10, koko uwo muyuda Moridekayi yari uwa kabiri ku mwami Ahasuwerusi, kandi yari akomeye mu Bayuda, agashimwa na bene se uko bangana, agashakira ubwoko bwabo ibyiza, kandi akaja abwira urubyaro rwe amahoro. Mbese ubwoko bwacu tujya tubushakira ibyiza nk'ibyo Yesu yadushakiye, kuko Yesu yarageze nyuma atwita bene se. Mbese icyo kintu tujya tukizirikana, cyangwa turacafitemo wa mutima mubi wo kwikunda, wo kwihugiraho. Reka umwami wacu tumwumvire, twumvire inama ze, kuko ari umugabo wo guhamwa no kwiringira. Twumvire ububasha bwe, ngo insinzi yagezeho natwe yarayiduteguriye, azayiduha kuri wa munsi tubone ubugingo buhoraho. Yiteguye kutugabirira twese turamutse tumwumviye, kuko aravuga ngo byawe byawe uramutse urambuye amaboko kwamwakira. Ibyo ubwoko cyangwa se ibyo Sawuli yarananiwe, igihe cyarageze Moridekayi abigezwaho. Nta nico yarazwiho, kuko abami bari barishwe, ariko Moridekayi nk'umuntu utaruzwi na Esiteri bagera ku ntego yica Imana yifuzaga ko ubwoko bw'abamaleki burimburwa. Barabarimbura. Rimbura ibizira mu mutima wawe, ndimbura ibizira mu mutima wanje.
naho nintabirimbura hazaza umudikoni woherejwe n'Uwiteka azabirimbura muri wowe. Ashobora kuza aje kurimbura, yasanga byamaje kuba kore mu mubiri wanje, yakotsa umuriro, kubera ko bigomba gutandukana nanjye ari uko nemeye ko bitandukana nanjye none ndabyanze, yakotsa umuriro wo kubambura yakore nanjye bikampitana. Reka bitaraduhitana, twemere kubana n'Umukiza. Umukiza azabambura iyo kore, Umukiza azadukiza, Umukiza azadukuraho ibyo byose bituremerereye, Umukiza azadukuraho ibyo byose byatugize imbata, tugendane nawe by'iteka ryose ku bwa Yesu Umukiza wacu. Imana iduha umugisha. Reka dusenge. Nanone kandi Mukiza mwiza, urakoze. Niweho waduteguye, niweho waduteguriye, niweho twarimo tuvugira ijambo ryawe, kuko ari itabaza ry'ibirenge byacu kandi akaba ari umurikira inzira zacu zose. Ubihimbarizwe. Duha umugisha wawe kugira ngo tubashe kugendana nawe by'iteka ryose ku bwa Yesu Umukiza wacu. Amen.